Ndagushimiye wowe ukurikiye ku Mugereka TV, amahoro n'imigisha bibe kuri wowe. Uno munsi tuje muri politike. Abenshi ndabizi muzi igihugu cya Canada. Canada ni igihugu kizwi cyane kuri ino si kandi kinakunzwe, gikunda kujya gutemberwamo cyangwa kujya guturwamo n'abantu baturutse hirya no hino. Icyo nje kukubwira ni uko umuyobozi waho, Minisitiri w'Intebe ni nkawe perezida w'icyo gihugu, yamaze kwegura. Bivugwa ko nyuma y'uko yabonye ko atazatsinda amatora azakurikiraho, n'ubundi abaturage bamaze kumwanga n'abayobozi bamaze kumwanga, yahisemo kuvuga ati reka negure, n'ubundi haburaga gato bo ngo bamweguze. Niko yahise afata icyemezo cyo kugira cyo kwegura. Justin Trudeau yitwa Justin Trudeau, akaba yaragiye ku butegetsi mu 2015, akaba yaramaze imyaka 10 ku butegetsi. Akaba yarabarizwa mu ishyaka ryitwa Liberal Party, aho yarisabye ko batora neza umusimbura. Gusa ngo ikintu yicuza kuba nyine atarakoze ku buyobozi bwe nuko atashyizeho impinduka mu gutora mu matora, kuko ishyaka ririmo umuperezida niryo ritora undi muperezida uturutse muri iryo shyaka, ntabwo ari abaturage bamutora. Kandi we yifuzaga ko yazashyiraho uburyo buri muturage yazaza atora, ku buryo abaturage bo bazabitorera apana abayobozi cyangwa mu ishyaka runaka. Ariko we yasabye wenda ko abo babana mu ishyaka bahitamo neza bagashyiraho umuntu ubishoboye kandi ubikwiye. Justin Trudeau yagiye hakunzwe, abantu bamwishimiye, yari amazeho imyaka 10 gusa abantu bagezeho baramwanga. Ibikorwa bimwe na bimwe yagiye akora, akaba yanashinjwa kuba yarafataga umutungo w'igihugu akajya kuwusereburamo n'umuryango we. Ni byinshi yagendaga ashinjwa, gusa aka kanya akaba yaramaze kwegura. Yeguye ku itariki 6 z'ukwa mbere 2025. Kano munsi itariki 7, bumva hanyuzemo amasaha make rwose, nta n'umunsi urarangira. N'andi makuru muragenda muyamenya, turagenda tuyabagezaho hano. Iyi ni televiziyo yanyu. Icyo nagusaba ni ukora subscribe, naho ibindi byo birakomeza bize.